Uwiteka ni uzabirangiza. Ijambo ry'Imana ni ukuri, iby'Imana ivuga iteka ishyira imbere yacu abagabo bo kubihamya. Nabonye Imana inzura imvana mu mva y'uburwayi. I saw God raising me up and resurrecting my life. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwarwo, akakwambika imbabazi no kugirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze nk'ubw'ikizu. Turashima Imana cyane nje na madame kubwa opportunité Imana iduhaye yo guhamya imirimo n'ibitangaza yakoze mu buzima bwacu biciye mu masengesho. Ndi umwe mu basore bahamya iby'Imana ikora twubwacu tutabasha gusobanura. Ubuzima bwanjye bwa mbere yo gukizwa bwari ubuzima bw'iyobyabwenge. Hashize imyaka 4 nibwo madame yasamye aratwita. Turi hafi kuzuza imyaka 6 dushakanye, ariko twari tumaze imyaka 5 nta rubyaro dufite. Nari maze ukwezi kumwe mu banyamasengesho za kumenya yuko nanduye indwara ya sida, birampungabanya cyane, numva umuti ni ukwiyahura, ariko nibuka ko mfite Yesu mu mutima wanjye nta kuyica, byantera kurimbuka. Kuko nari maze ukwezi kumwe ndi mu banyamasengesho, navuze ngo nimba nsenga Imana y'ukuri by'ukuri, reka nyishake nayizangirira neza nibibaho. Nafashe umwanzuro wo gushaka Imana no kuyubaha no gusenga no gukomeza gusenga, nsengera igihugu, nsengera itorero, nisengera nanjye ubwanjye mu masengesho nabonye Uwiteka. Par surprise ngiye gufata result, ambwira inkuru nakwita inkuru y'incamugongo, ambwira ko ndwaye indwara yitwa hepatite C. Sinarinze amakuru yayo cyane, ariko naje kumenya ko icyo gihe ari indwara itavurwa ngo ikire, ni indwara itagira urukingo kandi ni indwara yandura. Babimbwira kwa muganga numvisha ari ibintu byoroshye, ariko maze kubona amakuru yayo neza nahise nsaza niba ariko nasinzi ukuntu nabyita. Muri icyo gihe nakoreshaga ibiyobyabwenge cyane, nakundaga kubyina, yarigezweho bitaga dance model. Noneho nkabona ko kugira ngo nemeze abantu aho ugomba kubona nkweye urumogi. Nari narahinduye system yo kurunywa. Ubundi najyaga ndumva nusangira n'abantu, ariko nari namaze kubona ko gusangira n'abantu ntacyo bivuze, ahubwo ngomba kurunywa jewe gusa. Navuga ko ni umucyo wandasiye, narindi mu mwijima, nari ndambiwe ubuzima bw'ibyaha pe. Bamaze kumpima mu kwa gatatu 2026, maze kwemera ko nanduye, nibwo nasanze umubyeyi Apotre Yoshua Masasu mugisha inama, angira inama, aranamperekeza mu rugendo rwose kugeza igihe naboneye igitangaza ko nakize. Hanyuma bigeze tariki 1 y'ukwezi kwa 11 2011, saa 3 ubwo nari ndi mu masengesho, Imana nibwo yambwiraga, yampaga isezerano ry'abana impara amazina yabo. Uyu munsi uyu mwana n'ubuhamya bw'uko Imana isubiza amasengesho. Nakoze amasengesho iminsi 7 n'abandi tutarya tutanywa amanywa nijoro, yarakomeye cyane, ariko muri amasengesho nk'uko umubyeyi yabivuze ni Imana yansuriye. Kuva icyo gihe muri iyo minsi 3 nari maze nifungiranye mu cyumba, nibwo nasobanukiwe neza agaciro ko gusenga. Ubwo buzima bwo gusenga gutyo nabukoraga niherereye kuva mu masaha y'isa 5 z'ijoro nkageza mu gitondo bujya gucya. 2011 saa 3 ubwo nari ndi mu masengesho, Imana nibwo yambwiraga, yampaga isezerano ry'abana impara amazina yabo. Izina rye ni Ed, bisobanurwa ngo ni umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ari Imana. Aho niho naboneye Uwiteka ku gasambi, mu maveye, mu makwazade, mu kuvuga ubutumwa, mu gusenga cyane. Nabonye Imana intabara, nabonye Imana impumuriza, nabonye Imana impa amasengesho. Twabonye Imana itubwira mugendane nanjye, mwizere, ikindi n'imbaraga twazikuraga mu gusenga. Amasengesho kuri twebwe ameze nka amaraso atemba mu mubiri. Iyo amaraso atari mu mubiri, umuntu ntago yaba akiriho. Turabashishikariza rero mwese ko mbere yuko mwagira ubutabazi bwanyu bwa mbere, ikindi kintu cyangwa ibindi bintu cyangwa undi muntu wese mujye mubugira iki Imana. Ndashishikariza abagenzi banjye, urungano rwanjye, kuba abanyamasengesho pe. Bifite umumaro munini cyane ko byahinduye ubuzima bwanjye, ku buryo mu gusenga cyane nasobanukiwe impamvu yo kubaho kwanjye, nasobanukirwa situation ndimo kuko nasenze.
nanjye icyo nashishikariza buri muntu wese ni uko yakwinjira mu banyamasengesho kugira ngo yige gusenga, azasengera abandi ariko nawe igihe byabaye ngombwa azisengera kandi Imana izamutabara. Turashima Imana cyane ko turi muri eglise nziza twigisha gusenga. Vraiment gusenga niyo herezo y'ibintu byose, kugira ngo umuntu aneshe, kugira ngo umuntu agere ku kimana imushakaho cyangwa ku munezero wuzuye. Ntabwo dushobora kubaho mu buzima tutifuza kubamo tudasenze pe, kandi turabitinya ariko ntabwo ari twe dusenga, uri muri twebwe ubiduhatira niwe udushoboza gusenga. Kuba umwana mwiza mu itorero ERC Masoro, ukumvira inama ababyeyi dadi na mami bakugira kandi ugashaka Imana yawe, niryo banga. Bakundwa mwumvise ubuhamya uyu munsi, mbese gusenga twabinganye iki? Sinzavayo iteka ryose, sinzavayo.